hari ibintu byinshi bizagusenya, bizasenya ihema ryawe. Icyambere ndavuga ibintu 7 nihuta cyane ndimo ndasoza. Icyambere ni ibitekerezo by'umwijima, ibiri imbere bihishwa hataboneka, ibitekerezo bipfuye, bya bintu byo guhora iteka ryose utekereza ubusambanyi, niho hava gutwikinisha akava ibyaha bikomeye. Kabiri ni umujinya mwinshi. Iyo uri umuntu ugira umujinya mwinshi cyane, ibyo bizasenya ihema ryawe mu buryo bwari bwo bwose. Umunyamujinya kariyeri yirangirika, umunyamujinya urugo rwe rurangirika, umunyamujinya impano yirangirika, umujinya bivuze umuntu ugira umujinya burya bayirirukanye impano yo kwihangana muri we. Gatatu ni ukugira inzika uzasenyuka mu buryo bukomeye, uzangirika mu buryo budasanzwe. Kane ni ishyari rizana karimi. Buryo utangiye kujya ugira ishyari utangira kujya bivugishwa, maye se murabona utwo tuntu twose ishyari rirakwangiza rigahindura ibintu byose. Umunyeshyari burya ahindura imirebere, ahindura imivugire, ahindura imigendere, ahindura imibereho, kubera ishyari gusa. Abona uko abandi bambaye akarara adasinziriye, akora ikintu cyose kubw'ishyari, arabeshya, nta kintu na kimwe cyongera kuba kizima, ibintu byose arabifekinga, bihinduka ibintu nyine biri aho ngaho bidafite icyerekezo. Gatanu ni ubwibone. Ubwibone ni ikintu kibi, iteka ryose iyo wibona Imana ikubonamo Satani, kuko niwe nkomoko yo kwibona kose. Kwibona no kuvuga ngo ni ukwibona ukundi utari, gushaka kwigereranya. Imana itugirire neza. Gatandatu ni ubusambanyi. Mu bintu utinya, ujye utinya ubusambanyi. Ntukibeshye, ntabwo umuntu aryamana n'umuntu mu buriri ngo uhaguruke ugende nawe agende. Hari igice cy'ubuzima bwawe atwara, nawe ukagira ikindi gice utwara. Bisobanuye ngo uko ugenda uryamana n'abantu benshi, ubuzima bugushiramo, ubugingo bugapfa, ugasigara upfuye nta kintu kizima ufite. Ikintu cya karindwi gikomeye ni ibinyoma. Ibinyoma ni ikintu gikomeye, kubeshya. Abantu benshi muri iki gihe batunzwe no kubeshya. Abantu benshi batunzwe nigeze nganira n'umugabo umwe arambwira ati ngewe ikinyoma kirantunze cyane, nicyo cyatumye abana banjye biga ahantu heza. Ambwira ukuntu afite rwose impano yo kubeshya, ndamwumva n'umukristo ndatangara cyane. Ugomba kugarukira kugira aho ugarukira mu izina rya Yesu. Hanyuma hari icyo bita ingaruka z'ibyo wanyuzemo, bikuzanira ingaruka zigeze kuri 7. Ndavuga nihuta ndasoje. Icyambere bizana agahinda. Iyo uhaye agaciro ibyo wanyuzemo ntubirenge, urasenyuka mu buryo bwo kugira agahinda, kakazana no kwigunga. Kabiri, iyo ubayeho mu ngaruka z'ibyo wanyuzemo, uhora wibuka amagambo mabi, hakiza wibuka bambwiye gutya, bambwiye ko ntazagera aha, igihe cyose n'ibintu byapfa ko bati n'ubundi bari barabimbwiye. Ibyo ugomba kubimenya ko ugomba kurenga ibyo ngibyo. Iyo uhaye agaciro ibyo wanyuzemo, ubaho ubuzima butari ubwawe ukiyoberanya.